Turabasuhuje bene data, mugire igitondo cyiza. Muri kumwe na Nzabamwita Pierre. Nanone turagarutse mu cyigisho cyacu cyo kuwa gatatu. Ibumoso bwanjye ndi kumwe na nitwa Charles Nkundibiza, nanone kandi ndabasuhuje. Iburyo nitwa Ukwigeze Jean Pierre, mbifurije kugubwa neza aho muri hose. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugiye gukurikirana icyigisho cyo kuwa gatatu kitubwira ngo ingorane zabaye mu itorero ryari rikiri rito. Ni icyigisho cyo kuwa gatatu, ariko mbere ya byose reka tubanze twubahe Imana dusenge. Mubyeyi mwiza, igitondo nk'iki tugushimiye ko uturamukije amahoro, dusabye umugisha ugukomokaho, dusabiye bene data tugiye gusangira iki cyigisho umugisha, dusabiye abazatega amatwi bose iri jambo ryawe kugira ngo ryubake imibereho yacu muri iyi minsi y'imperuka, kandi ritume tugira ubugingo, tugire amagara mazima, tugire amahoro muri wowe, maze twese hamwe tuzaraga ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka twumve ingingo yacyo yo kuwa mbere. Ni iyihe ngorane amagambo ya Kristo yateje mu bigishwa be bwite, kandi ni gute ibyo ari umuburo kuri twe muri iki gihe? Turebere muri Yohana 6:60, 61, 65, 66. Muri Yohana ibice 6:60, 61 gukomeza. Haratubwira ngo umurongo wa 60 aravuga ngo nuko benshi mu bigishwa be babyumvise baravuga bati iryo jambo rirakomeye, ushobora kuryihanganira ninde? 61 Yesu amenya mu mutima we yuko abigishwa be babyitotombeye, arababwira ati mbese, arababaza ati mbese ibyo bibabereye igisitaza? Noneho umurongo wa 65 nuko aravuga ati icyo cyatumye mbabwira yuko hatari ubasha kuzaho ndi keretse abihawe na Data. 66 benshi mu bigishwa bahera ubwo basubira inyuma barorera kugendana nawe. Murabyumvise rero, hano batubwiye yuko abigishwa, iri torero ryari rikiri rito, ryahuye n'ikibazo natwe duhura nacyo. Yesu yavugaga amagambo ajimije, kuyumva no kugira ngo uyashyire mu bikorwa uri umuntu w'inyama n'amaraso gusa, uri umuntu wambaye umubiri gusa, byaragoranaga, byararuhanyaga. Ariyo mpamvu natwe dukwiriye gusaba Imana ikaduha ku mwuka wayo kugira ngo tubashe kumva ijambo ryayo. Baraguye abigishwa benshi cyane bitewe n'ijambo rimwe Yesu ababwiye ati mukwiriye kurya umubiri wanjye mukanywa n'amaraso yanjye. Ariko reka dukomeze twumve icyo iki cyigisho kivuga, izi ngorane uko zari zimeze. Tugiye gusoma mu wifuzwa ibihe byose ku ipaji ya 391, 392. Baratubwiye bati ikigeragezo cyari gikomeye pe. Ubushyuhe abantu bari bafite bwo kumufata ngo bamugire umwami bwari bumaze kugabanuka. Bavuze yuko amagambo ye yo mu rusengero yafunguye amaso yabo. Barekeye aho kwibeshya. Mu mitima yabo batekereje ko amagambo ye abahamiriza ko atari Mesiya, kandi ko nta nyungu zo ku isi bazakura mu kwifatanya nawe. Bari barashimishijwe n'imbaraga ze zikora ibitangaza, ndetse bifuzaga gukizwa indwara no kubabara, ariko ntibashoboraga kwemeranya n'imibereho ye yo kwitangira abandi. Ntabwo bari bitaye ku bwami buteye amatsiko bw'iby'umwuka yababwiraga. Ba bandi bamushakaga batabikuye ku mutima, bafite kwikanyiza, bari bageze aho batakimushaka niba ataremeraga gukoresha imbaraga ze n'ubushake bwe ngo ababohore ku ngoma y'Abaroma. Babonaga ko ntacyo bahuriyeho.
aha hantu muri kuhumva gute? Aha hantu rero biba bigeze Urumva habaye icyigisho kiryoshye noneho habaye ingorane. Rwose Umuntu araje yego baketse ko ari we uri bubabohore, yego abakize uburetwa uburetwa bw'abaroma, bw'Abaroma. yego None atangiye kubigisha bakumva yego ivyo mubwira bati reka tukugira umwami, reka tukwimike, we ntabishaka. yego Bati turashaka ko bigenda bitya, bakabona ntabwo bimurimo. Rero byabaciye intege, basubira inyuma. Inyigisho yabahaga, imyitwarire ye yaberetse ko icyo bari bamutezeho ari ntacyo. Kuko Kristo we yashaka kugira ngo ababohore mu by'umwuka, ariko bo bagatekereza ko ababohora mu by'umubiri. Niyo ngorane yahabaye rero, batangira gusubira inyuma. Reka twumve pasiteri icyo bivuga. ngenda babaza abantu muri iyi minsi yacu, yego bakunda abantu bakora ibitangaza ndetse bakanabakurikira ari benshi. yego Na Yesu hano baramukurikiye, yego ariko hano bacika intege basubira inyuma. yego Ni irihe tandukaniro riri hagati y'ibitangaza bya Yesu n'ibitangaza by'uyu munsi? ni irihe tandukaniro Eh, riri hagati y'ibitangaza bya bya Yesu Yesu n'ibitangaza by'uyu munsi? n'ibitangaza Kuko uyu munsi abantu benshi bakunda abantu bashyushye, abantu bakora ibitangaza, abantu baza akakurambika ikiganza ku murwayi agakira, kandi bijya binabaho. Bijya bibaho pe, abantu bakakiza Cyane. abantu. Ariko dukomeje no kwiga ushobora gusanga biriya bitangaza ubyize neza habiri itandukaniro ririmo. Ariko reka wenda ngira icyo nkivugaho kuko mwampaye no kunganira ne kubabaza ikintu kuko nge mfite ko nagitekerejeho. Reka mbereke bene data n'abadukurikiranye. Hano mbonyemo ikintu gikomeye. Uyu munsi iyo abantu bakoraga ibitangaza bakabikora nk'uko Yesu yakoraga. Kuko Yesu yatuburaga imitsima akayiha abantu bakayirya, nta kindi yababazaga. Yesu yafataga abantu akabahagurukiza abarwayi, nta mafaranga yabakaga. Yesu yafataga imbabara akazikiza atanadirinze na benezo. Ariko uyu munsi umuntu arakora ibitangaza agashaka amaturo n'ibindi bintu ahabwa kugira ngo ibyo bitangaza bye nyine bidapfa ubusa. None wajya kubireba ukabisangamo ubucuruzi. Niyo mpamvu abantu babakurikira cyane, kandi ugasanga abantu barumutse. Ariko ha Yesu bamukurikiye babonye ibyo bitangaza barabibona, ariko barangije bizamo ikibazo kuko bo bashatse kumushyira. Uyu munsi umuntu ukora ibitangaza umushyije hejuru yajyayo. Yajyayo we. Ushobora kumubwira uti rero ubwo uri gukora ibitangaza reka kugira umushumba w'iri torero. Yakwishima akavuga ati rwose yanezerwa. Ariko Yesu bashatse kumwimika ahubwo arabiyufura arabahunga. Rero nshuti bavandimwe, abantu bakunda abantu bakora ibitangaza, tubabwire ngo nubona umuntu ukora ibitangaza nk'ibya Yesu washaka kumuhitura akaryanga, washaka kugira cye akakubwira toya rwose uyu muntu azabikore, hari igihe yaba azaba kugera ikirenge mu cya Yesu. Ariko umuntu uzagukorera ibitangaza agashaka kuguca amafaranga y'umurengera, agashaka ubundi kucyo unyishyuza kandi wakoze igitangaza, nta miti wagiye gusoroma, ntaki kucyo unyishyuza. Rero aha ngaha harimo ikintu mbonye cyane kuri iyi ngingo, ariko iyi ngingo tuyigarutseho, ingorane zabaye mu itorero ry'i Galilaya. Abantu ntabwo bamenye Yesu, ahubwo baramuhunze, kandi aje kubagirira neza no kubaha ibiruti by'abantu babaha. Bakomeje batubwira bati hakoreshejwe amagambo y'ukuri umurama watandukanywaga n'ingano. Birumvikana yuko ijambo rya Kristo rihita rirobanura rikavangura ukuri mu binyoma, rikavangura umuntu ukurikiye Kristo mu magambo gusa n'umukurikiye afite umutima umushaka. Reka dusome kuri iyi ngingo isoza. Iyo bumvise ukuri mu mitima yabo, babona neza ko imibereho yabo itagendana n'ubushake bw'Imana. Benshi muri iki gihe baracyakora ibimeze bityo. Abantu b'iki gihe barageragezwa nk'uko byagendekeye abo bigishwa bari bari mu rusengero i Kaperinawumu. Iyo bumvise ukuri mu mitima yabo, babona neza ko imibereho yabo itagendana n'ubushake bw'Imana. Babona ko bakeneye guhinduka by'ukuri, ariko ntibemera gukora icyo gikorwa cyo kwiyanga. Bityo rero bagira uburakari iyo ibyaha byabo bishyizwe ahagaragara, barivumbura bakagenda barakaye. Aha bishatse kutubwira iki? Iyo ijambo ry'Imana ritushyize ahagaragara rikatwereka amafuti yacu, igisubizo twebwe dusubiza
nk'abanyakamere ni ukwivumbura no kurakara. Icyo gihe rero tuba dutandukanye n'ubushake bw'iki, tuba dutandukanye n'ubushake bw'Imana. Reka dukomeze ku ngingo B hanyuma twumve uko bavuze. Aba bigishwa bamaze kumusiga, mbese Kristo yababajije iki? Yabajije iki 12? Abo bigishwa bamaze kumusiga, mbese Kristo yabajije iki 12? Yohana 6:6-7. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Ikindi kibazo, ni gute muri iki gihe dushobora gusubiramo igisubizo kirangwamo ubwenge cya Petero? Yohana 6 noneho 68 n'uwa 69. Simoni Petero aramusubiza ati, databuja, twajya kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo uwera w'Imana? Twakuvaho tukajya he ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho? Iki ni igisubizo cya Petero. Abantu bose rero bakurikiye Kristo, cyangwa se abantu bose bashaka kumva ibya Kristo, kumuvaho ntibijya bibakundira. Icyo nicyo gisubizo. Binyuze mu nkuru nziza n'inkuru mbi, binyuze mu mwijima, binyuze mu mivurungano yose y'abakozi ba Satani, zuba ryo gukiranuka amurika mu buryo butuje, ashakisha ikibi, akagwabiza icyaha, kandi agahembura umwuka w'abicisha bugufi n'abafite imitima imenetse. Databuja, twajya kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho? Binyuze mu nkuru nziza n'inkuru mbi, binyuze mu mwijima, binyuze mu mivurungano, binyuze mu kaga k'abakozi ba Satani, twakuvaho tukajya kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho? Icyigisho kiryoshye cyane. Ingorane z'i Galilaya, ingorane zo mu itorero rya mbere ryari rikiri rito, iri torero rya Kristo yarahanze, yaratangije, ryari rikiri rito, ziragaragara kandi zirumvikana, ariko izi ngorane ziherutswe n'ibintu biryoshye. Nimuduhe uko muri kubyumva mu gusoza iki cyigisho. Nk'uko mwarimu bivuze, binyuze mu nkuru nziza cyangwa inkuru mbi, mu mwijima cyangwa se mu mucyo, zuba ryo gukiranuka, ubwo ni Yesu. Aho hose arahanyura, ari gushakishamo, ari guhiga icyaha ngo akwigwabize. Rero iri torero ryari rikiri ritoya, muri uko gushakisha, igihe zuba yashakishaga icyaha ngo akigwabize kugira ngo abakize, kuko bari bakiri batoya mu by'umwuka, bamwe basubiye inyuma. Reka twakire pasiteri kugira ngo akomerezeho. Harimo ikintu gikomeye cyane ariko kindemeye ibyiringiro. Nshuti namwe mudukurikirana, ntuzacike intege mu bigendanye n'umurimo w'Imana, kuko Kristo yibereye ku murimo. Hano ngo nubwo byaba ari mu mwijima, nubwo byaba ari mu nkuru mbi, nubwo byaba ari mu nkuru nziza, nubwo yaba ari mu ikintu icyo ari cyo cyose, mu mivurungano yose y'abakozi ba Satani, Kristo anyuramo. Noneho rero hari igihe tujya ducika intege, tugahura, tugakangarana, ariko uburyo ubwo ari bwo bwose Kristo anyuramo, yarangiza umurimo we ukajya mbere. Hano ababigishwa basubiye inyuma, byagombaga guca intege bagenzi babo, yewe na Yesu byagombaga kumuca intege, ariko yarakomeje. Uyu munsi umurimo w'Imana urajya mbere, uko bwije n'uko bukeye. Natwe rero tugira ibyiringiro mu Mana, Kristo yibereye ku murimo. Murakoze cyane. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Hano tubonye neza yuko ababigishwa basubiye inyuma, batubwiye ngo baribonaga, nta nubwo bemeraga gucyahwa. Izo rero nizo ngorane zikomeye cyane abantu bo muri iyi minsi duhura nazo buri munsi. Iyo habayeho gucyahwa, iyo habayeho kwerekwa amafuti, aho kugira ngo twemere amafuti, duce bugufi, tugire umutima umenetse, utwungana Kristo, udutandukanya n'icyaha, udutera kwihana, ahubwo abenshi habaho kurakara, habaho gusubira inyuma, tugahura n'izi ngorane nk'izari mu itorero rya mbere. Ariko Imana ishimwe kuko irakomeza kuduteza intambwe imbere, itwungura icy'ukuri n'icyo gukora kugira ngo tubashe kugera ku bugingo buhoraho. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Murakoze cyane.
Imana ibahe umugisha. amen.